munsi ku isaha y'isa 12 ikipe ya APR irakira ikipe ya Etincelle n'umukino APR Football Club yagaruye Sekiganda kuko ku munsi w'ejo yakoze imyitozo ndetse banabitangaza ku mbuga nkoranyambaga zabo, ariko kandi n'umukino kwizigira umutoza Beken imbere uko ava i Kigali ejo bundi amaze kwatsindirwa yavuze ko ajya kumara iki kuri finale atabona n'impamvu imugarura i Kigali. Ngira ngo ni match impamvu yabivugaga gutyo. Beken asanzwe azwiho gutanga interview zo gutebya, ariko hari no kuvugisha ukuri kwari kurimo bijyanye n'ikipe ya Etincelle match ariko yabagendekeye. Arabizi neza ko match bayitsinzwemo 3-1. Arabizi ko ikipe ya Etincelle ikirimo irarwana no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Kuri Beken yumva umukino ufite agaciro gakomeye cyane cyangwa ukomeye yashyiraho waba prioritaire n'umukino wa championnat kurenza uwa Peace Cup. Peace Cup batsinzwe ibitego 3-1 muri Fazare. Nuvuga ngo mu mukino wa mbere ubanza ese Etincelle n'ubushongore n'ubukaka bwayo tuzi ifite ubushobozi bwo kubuza igatsindira APR Kigali ibitego 3-0. Birashoboka ariko biragoye, sibyo? Kugira ngo dushyiremo ka reservation ka kinyamupira. Birashoboka ariko biragoye. Bivuga ngo byakwitwa mind game ku ruhande rumwe. Ntabwo APR yaza ngo irega gatuzi bwe ngo Etincelle yaraduhariye byararangiye. Ni match iribuze ko ari nziza. Turabona umukino ufunguye. Etincelle yo ari match nkingi bazi ko nta bintu byinshi cyane baramira. Bakina neza buri bafite ikipe y'abakinnyi bafite experience n'abakinnyi bamwe na bamwe bafite qualité nziza. Turaza kubona match nziza cyane ifunguye, ariko ni match APR Football Club ifite amahirwe yo gutsinda no gukomeza ikajya kuri finale gasanga yo Rayon Sport. Iraza kwitsinda bushize match irangira murabyibuka ko nana yogeje. Habaye akantiro bava ariko katatinze kuko wabonaga ko barwana no kuvuga ngo equipe irarwana cyane cyane no kuba ya kwirinda kuzamanuka, ariko iby'igikombe cy'amahoro bahita bitindaho. Bavugaga akantu ko kuba habayemo ngo kuregesa. Karaganiriwe yari rwose yari n'abantu b'irubavu ntibabitindaho. Bavuga yuko equipe yaregeje kubera ko irwana cyane cyane no ku n'imikino ya champion. Rero ku ikipe ya APR yigaruriye Sekiganda ku mutoza Beken uburebana no gwangwe equipe ya Etincelle iramanukanye. APR yirya byinshi. Impamvu iyi match rigoga ngena navugaga ko tuzanayigana yatwitoze. Oya abantu bahumure n'abanyabavuga ngo nitwavuze APR. Ariko se turayivuga gute kandi taraki. Update ni Sekiganda. Indi update Clement ijoro ryakeye yongeye kwicara ku meza biganiro n'abayobozi ba Al Hilal. Ibiganiro birakomeje cyane rwose. Iyo nkuru yari ikenewe. Ibiganiro birakomeje. Yego. Ubwo ariko agomba gusoza muri APR babyumve. Aracyari muri APR kugeza seziranye nubwo ari mu biganiro. Kandi aranabyemerewe kwako amezi asigaje arabimwemerera. So icyo tuvuga match ya Etincelle impamvu nge nta nayihaye ingufu yararangiye rwose. Etincelle yatsinzwe 3-1 i Rubavu. Ubu kugira ngo ikuremo APR bisaba kwitsinda APR byibara nayo 3-0. Ibyo ntibishoboka turabizi. Wayisabye kimwe se. Noneho rero nkuko Beken nabyo batubundi najya kuri finale gukora iki in other words nepo yabivuza neza ikintu kibaraje ishinga no gutegura match zatuma batamanuka mu cyiciro cya kabiri. So iyi ni match afana wa APR mujye kwireba mubizi ko muri bugere kuri finale, ahubwo twe ejo tuzaza tureba ko match yagenze twiyubakira ikiganiro cya finale APR na Rayon Sport bizaba bimeze gute. Ko bizoza ngo finale ni ryari ni tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Z'ukwezi kwa gatandatu kwa gatanu. Gicurasi no kwa gatanu rigoga nyaboneka. Naringuye birashoboka kwibeshya n'ibyamu. Naho barameze ku ntoke nkanjye mutaramaga cyane rwerwe neza. Kirasa ale kirasawe avuze ati aho umupira w'amaguru ugeze natwe harageze ngo iwacu ibintu bya awego biveho abantu bahatane haboneke utsinda. Ntiyanyuzwe nyine n'ukuntu basezerewe. I agree 100%. Nawe uremeranya nawe rwose. Ariko se yitwa we igore gute tuvugishije kuri twese dukina. Nawe yavuze ati dusangira ikibuga kimwe baraje tubakirira nabo bagarutse batwakira. Okay, ariko kubera ko nyine bituruka mu mpuzamashyiramwe ngo kafi taramara kwipromosa Ferwafa yabuza ariko ni irushanwa rya Ferwafa si rya CAF.
ibi ngibi nibigome muri kafu Ferwafa nibihindura yani Kigali Ferwafa yabikora irabyemerewe n'irushanwa ryayo yabikora rwose irabyemerewe kuko ari irushanwa bamwe bavuga ngo turongeraho 30 abandi akavuga ngo turetse dutera penalty iryo Ferwafa ifite competence ni ibintu yakora nta muntu wayibibaza n'irushanwa ryayo si rya kafu rwose ntekereza ko Gora way ni kimwe mu bintu bya injustice biba mu mupira bitumvikana bya way goal twanganyije kimwe ubundi tunganyije ubusa ku busa ngo ariko ngo kwa ari we wakiriye match ya mbere kandi ari ibintu byo gutombora ngo ubwo ngurabiziza ntabwo ari byo rwose urumva ifite logique nta nubwo naho honyine birimo biragenda bibishya uburyohe bw'amarushanwa urumva iryo tegeko ritari na ba pride no kuri aya marushanwa atari professionnel nawe urabizi ejo bundi inkombo yanze kuva mu kibuga ishwana na Gisenyi ngo twabatsinze ngo natwe twarabatsinze ubwo abantu babyumve ko n'ibyo byose ni imirenge n'iki bagendera kuri Ferwafa niwe boss ibintu byose nyine byaba biri professional bitari professional ibintu bya away goal rwose usanga nk'iwacu mu Rwanda impamvu bidakwiriye kuba applied amakipe yacu ntabibugagira na fan base ya danje amakipe mu Rwanda afite umva ngo ngo haba effect ureke n'iby'ibibuga muri yefa baricaye kandi buri kipe igira ikibuga cyayo baricara basanga ntabwo bifeya ntibyumvikana ntabwo biryoshye kuba wabanje iwanjye tukanganya 2-2 iwawe tukanganya 1-1 nta logique irimo kuko igiteranyo ni ibitego 3-3 none se nigute bavuga ngo urakomeje ngo nuko ngo wabanje iwanjye nta logique niba tunganyije umubare w'ibitego dutere penalty umwe akure mundi mu bintu bifatika Gora way ntabwo ari ikintu kiri fair at all ubwo bwana Desire ukuriye competition amarushanwa n'abandi muri kumwe nabo muri ligue bose rwose mugende mwicare mu bintu musuzuma uko muri no gusuzuma ibibazo by'ibikombe 2 cyangwa kimwe n'icyo kintu cya competition mwicare ikintu cyitwa Gora way ntabwo ari cyo niba muvuga wenda ngo ni ikibazo cy'umwanya mukureho icyo bita extra time mujye muvuga ko amakipe nanganya azajya yitera penalty kuri yo match ya kabiri ariko subwo ikibazo cy'umwanya cyo cyaba ntago nacyo nakwemeranya nacyo kenshi usanga ni imikino yacu nka demi finale z'igikombe cy'amahoro n'indi mikino ikomeye basoreza i Kigali yego ibibuga se nifite amata uvuga ngo yigize imbere nifite n'ikibazo arena retour ibyo ntabwo bihuye nanone abantu badukurikira mujye muzi ibintu wowe kafu igira arena retour finale kubera iki at the first place banzo byumve muri Afrika ntabwo dufite uko tugenda wowe kugira ngo ujye mu Misiri biragusaba visa cyane ibyo ayo logistique indege kugira ngo igenda gute icahe uzahanisha kugira ngo ujye mu Misiri uzahanuca usibye wenda ko Misiri mu Rwanda ubungubu ko yaratwebwe igenderanire wenda tugira indege ijyayo kabiri ariko twe tujya mu Misiri twabanje guca twe muri Qatar tubona kwinjira mu Misiri Afrika wigeranya n'Iburayi mu buryo bw'ingendo ibyo ntibihura niyo mpamvu bavuga ngo nta kipe imwe yakwakira umukino bavuze ngo ba Destiny ikibuga bavuga ngo bazakinira finale Kigali ikipe yo mu Misiri kuza Kigali niyo muri Afrika y'Epfo kuza Kigali abafana babo n'ubukungu bwanyu bw'Abanyafrika biragoye niyo mpamvu bahitamo ko bazakina home and away finale ngo uburyo bw'amafaranga bwanyu mwe b'Abanyafrika ntimufite amikoro muri abakene nawe urabizi so ntabwo bishoboka ko mwakwideplasa ugiye kubibuza n'iby'Iburayi ute ibyo turiho twahuje n'iby'Iburayi bishoboka ni Gora way irashoboka hano ko reka twigire mu mukino kwizigira jumping ujya muri kafu nawe ndeba umugabo witwa Rumumba wabo ndi umwana amanitse public speaker aravuga ati Rumumba mwenyewe professor Rumumba avuga ati rero bundi abagabo bagiye mu kazi muri mu Misiri bagenda ari abagabo 3 umufaransa n'umwongereza n'umunyamari bageze kuri aeroport basanga baravuga ati mwebwe muturutse bati ngenda umufaransa ati ngenda umwongereza ngenda umunyamari baravuga ati mwinde ati umunyamari ati we mugumya aho ngaho atishyura visa d'entrée avuga ati how dare you see umudiplomate nyine umunyafrika abanye umunyafrika mugenzi we umunyaburayi yatambutse amakosa urimo byumva mindset kabisa abanyafrika turacyari kure ibyo ngibyo rero twavugaga twe ntabwo tugomba kwisanisha nta material reba igihe abantu bashakiye
bavuga ngo gari ya moshi byaheze abandi byabaye reka tujye mu ariko kiraro barangereyo ikomeje kandi yanakomeje nyine ibikwiye kuko amategeko n'amabwiriza byakurikijwe byubahirijwe nk'uko bari barabivuze